njyewe izo video ntago makana ko nari nzifite ufite impano irenze imwe. icy'ingenzi nuko nawe iyo mpano ugifite na puzzle twarakoranaga kandi ndabana yego. noneho ariko nza kugira igitekerezo ndamubwira ati rero puzzle ndifuza yuko watangira gukorana ariko nawe wibera mu mvumo yawe kugira ngo kontrole ibintu byawe neza nanjye kontrole ibintu byanjye neza kurushaho. Yego. Ndicara ariko ndavuga ati kuhita mbikora gutya n'ubu nago nabikora gutya ngenda mwicaza nyine turaganira namubwira ati rero ngiye gushakira 500. 500 bitari ku mafaranga twavuganaga nyine. Yego. Ndangije ndamubwira ati ariko muri ibyo 500 ngenda banguhaye 300 noneho biraka bibiri dufite imbere nzakuramo 200 nyaguhe. Yego. Ariko mbise nanjye nsure bikunde mpumeke mbone numva ngewe nifitiye famille suzi ko se mfite umuryango. Yego. noneho ndamubwira arambwira ati hoya ntago nagenda utayampaye ngo ugomba kuba kwanza ndava hano yampaye. Ngaho wari waramurongoye se yari umugore wawe? Hoya ntago ari umugore wanjye kabisa. None se noneho ndamubwira ati shuwa man ubwo se urampanikisha gutya kubera iki 300 wawe yafashe ko desa sizikaye ko nta n'ibyumweru banaga mu buhe buryo mwafatanyaga kwishura ghetto? Nari mfite ikibazo cyo kuba nta telefone nari mfite. Yego. Nari mfite yari yarapfuye ariko mbona afite 13 Pro Max adafite ikintu akoresha. Ndamubwira ati rero ngwino twibanire. Rangije nyine turakora akajya afata challenge noneho nyine tubana byeruye. Waramufashe no kuvuga ngo umumovinga ini kubera iPhone 13? Urumva yabaga namusanze kwa Didiman nyine abona neza iPhone 13 ye yatumaga abona aho kuba. Oya wijyaho njyewe gutyo reka mvuga ukuntu byari bimeze. Yego. Noneho ndamubwira ati ngewe nzajya nkumenyera megabyte ninjya no gushopinga imyenda nzagushopingira nawe. Guhereze n'10% ku byinjiye. Ubwo niba twinjije miliyoni ndaguherezaho 100 uya saving. Noneho ngewe nsigare nkurikirana iby'inzu, umuriro, amazi, ibyo kurya, umukozi. Turakorana gutyo turakorana noneho kugira tugeze muri arena rero byahise biba ngombwa yuko twimuka ahantu twabaga Nyamirambo twigira ahandi hantu mu nzu nini. Yego. Tugeze mu nzu nini rero nahise muhereza room yiwe. Mbere twararanaga aho mwabaga Nyamirambo? Mbere twabaga mu nzu ifite salon n'icyumba kimwe. Mwabanaga bararaga ku buriri bumwe. So twimutse rero nibwo naje kugira igitekerezo navuga ati nyamara kuno rero ibintu bimaze kugenda neza nkomeje kwishinga kakavuyo nabigwamo reka nizanire urukundo twibanire hama andusho kunkontorora apana kwijugunya mu bintu. Yego. Urabizi nawe so bizi si by'abahungu. Yego. Araza turabana ariko urumva madamu ngiye nta kintu yigeze ambwira ariko ngiye nagezeho mbireba mbona madamu wawe yaraje murabana? Yego. Yego. Bigeraho noneho mbona ariko na Pazo mubana? Yego. Bivuze ngo babanaga mubana mu cyumba kimwe na Pazo afite icyumba cye? Yego. Inzu yo yari nini cyane yo twimukiye yari nini uburyo ki yari afite space yiwe. Nanjye mfite space. Ubwo haciye hagahe ariko nkabona turi gukorera amafaranga pe ariko ntangira kuvuga ati noneho Pazo niba bino bintu twarabigezeho ndashaka we ikure mu mutwe yuko tugiye kujya gufata challenge atari cyo kintu noneho
ndamwicaza ndamubwira ati Pazo ukwiye kumenya kwambara neza kurushaho wikuremo umuduta nubwo nkuruta ugiye kunduta kuko ubu ngubu urampagarariye mu myambarire mu mivugire mu migendere abo ugendana nabo ubahindure kugira ngo tutagetinga ibiraka binini nta muntu uzaduha ibiraka binini abona tujagaraye wirirwana na sorti na Didimani Niko byumva nibo bajyanama turabiganiraho noneho aza kumbwira ati rero ya mpano urumva ntago ngiye nasubira i Nyamirambo kuba kwa Petit Frere birasaba ko nikodeshereza inzu yanjye noneho nanjye nyine nangira ubuzima bwanjye ndamubwira ati okay naribi ndamubwira ati se nagufasha iki nyuma yarambwira ati rero washaka amafaranga atari ku mafaranga nyine yo ku ruhande kugira ngo disuganye nimuke nanjye nitera hejuru ngo ati nzaguha 300 ntari atoya 300 nta kintu yamarira uzama 500 ndaje namubwira ati rero 500 kwita nyaterurira rimwe byangora nawe urabibona ukuntu ubuzima bumeze 500 kwita nyaterura nkayaguha naba ngwaye ikiraka cyose ndavuga ati byibura nzaguha desa bawe 300 nzaguha 300 ande desa nyaguye mu kindi kiraka yego arambwira ati ntaribi tuza kujyana ku Gisenyi tujyanye ku Gisenyi ariko umuproducer wankorera indirimbo aza kumpamagara arambwira ati wowe ya mpano ntabwo ujyuma amafaranga wateye imbere none ntabwo wigeze uhindura umushahara kumpa ugomba kunyongeza amafaranga producer wawe yego ariko ibyo bibaye yuko nyuma yaho ubwiriye Pazo ngo aguha umwanya n'umuryango wawe nawe agiye gushaka haba oya ibyo yari introduction none nahereye hasi byimbitse yego ibyo nabyo ndabigeraho nanone noneho amaze producer amaze kujya mbwira gutyo ariko nkajya numva umuntu wamugiye mu matwi ni Pazo no Pazo za kumwicaza ndambwira ati ariko se Pazo tekereza ushobora kumubwira yuko dukorera amafaranga guhera mu kwa mbere yego twabonye ibiraka mu kwa kabiri ukwa gatatu ukwa kane nta biraka twagize wowe ubwawe ni wowe nitumiraga kuri banki kubikuza mu by'ukuri ubona amafaranga twakoreye atarashiriye mu kuyajya muri ayo mezi yose aciyeho nta biraka tubona yego noneho ikimbabaza nawe akishyira mu mwanya w'abantu bumva yuko mfite amafaranga kandi tubana kandi nta naho muhisha nkavuga se uyu musazi ubu ntabwo ubona yuko koko amafaranga tuyakoresha ko ntaho muhisha ko umutuma kuri banki uko ubuzi balance isigaye umva uburyo twabanaga n'umubare w'ibanga wa telefone yarawuzi arangije arambwira ngo hoyanga uba ugomba ngo kubishyura ndamubwira ati nimbishyura rero ibintu hano bizapfa uko tubayeho bizagabanuka nibwo rero igitekerezo cyaze ndamubwira ati okay niba ubona ko mfite amafaranga nanjye kugira ngo wumve ko mfite amafaranga ngiye kukwereka ibintu tugiye gukora tugiye kukuza akazi kacu ugiye kwiyishyurira inzu nanjye nisigarane noneho niba koko ubona ko akazi kavamo amafaranga menshi ubwo kazavamo amafaranga gutunga kavemo n'amafaranga kwishyurira inzu ndanakongerera amafaranga naguhaga niba naguhaga 10% ndaguhereza 20%. Kuko hari ibintu ubwo bigiye kumvaho Pazo turabyemeranywaho umunsi wo kugira ngo rero ibyo bintu tubikubiganira noneho twabikuyemo kuba ari igitekerezo tugiye kubishyira mu bikorwa nibwo namubwiye ati rero Pazo ngiye kuguha 300 noneho 200 nzayaguha ariko umbabarire ume space nanjye ntekereze kubera yuko iyo kuri hano urambika ntabwo nsura ngo bikunda birumvikana turakumva rega turabana bakuru birumvikana kuri wese bangara byandastanding arangije arambwira ati hoya nta kibazo noneho kugira ngo mpave nugo ugomba kumpereza 500 byuzuye nkava hano mbifite ubwo niba cyuzuye nta kintu tuvugana
ndangije hita mbaza Pazo ndamubwira ati ariko Pazo wibuka yuko ayo mafaranga ndi kuguha atari ideni? Turi kubyibuka neza ko ayo mafaranga atari ideni ahubwo ari favor kugira ngo nawe udasubira mu buzima wahozemo ahubwo uhita ukodesha yawe. Nza ati yego. None se waretse kutuma nkaho mpanikisha ko nzi yuko 300 birakunda kubintu kwa twabaze ko bikunda, waretse kumpanikisha ahubwo ugashyira mu gaciro nawe kejo bundi muri weekend dufite ikiraka ko nzagwa izo desa zisigaye uri kunsariza iki? Urarinda utuma nkora mu mafaranga ngiye kwishyura nzi ngo nyaguhe. Ubwo rero ntabwo nkwiye gusohoka muri iyi nzu ngo rindira icyo kiraka kirangire mbone kugenda. Mbona byabaye intambara, nahise ninjira mu nzu fata telefone. Ubwo nahise mwohereza 200 yari asigaye. Arangije tambwira ati mu gitondo ndagenda. Ubwo buzinduka mu gitondo haba umuganda. Nabyuka mbona aracyahari ndamwihorera ngigeze nko nimugoroba mbona ahamagaje umushoferi wadutwaraga araje ashyiramo varisi aragiye atanansezeye. Hadaciye iminsi 3 nagiye kubona mbona ndi kumwe na papa cyangwe screenshot z'ama video ngo nambaye ubusa bazohereje papa cyangwe. Itavuga ati reka mu mutwanye nahise mvuga ati umuntu izi video umuntu wagiraga access muri telefone yanjye ni Pazo. Yego. Ubwo Pazo ni wizi video uzitanze. Pazo mpamagaye nsanga yamborotse. Nibwo namwe nahise mbona live icikikanye ndavuga ati sizi video. Noneho njyewe izo video ntago makana ko nari nzifite, ariko mu mezi nari narazisibye muri telefone yanjye mu mezi nka 3 yarashize. Kumba ubwo Pazo we izo video yari yarazisavinze kuri telefone yiwe. Batangira kumwohereza n'izindi screenshot z'ama video ye. Urumva umuntu telefone amabanga menshi abarimo. Sanga telefone yafashe copy ya telefone ayimurira muye. Nuko rero byagenze birangira bibaye gutyo nyine. Nukuvuga ngo niba numvishe neza ibiriya bintu yafashe Jesus Christ. Yafashe telefone yawe ayikorera copy muye. Yego. Hanyuma kubera ko kubera ko YouTube no gumpostingira ama video email yanjye yari iri muri telefone ye. Yo. Ubwo Google Photos ya rero niyo ushyizemo email ibintu byose biri muri kuri email bita amafoto ahitazaho. Ubwo bishatse kuvuga ko nyine kubera ko yari afite login za email zanjye ibintu byanjye yari abifite. Nuko byagenze.